turabasuhuje nanone. Umuhanzi The Ben uri kubarizwa mu gihugu cya Tanzania. Uyu muhanzi yahishuye byinshi ku ndirimbo yitwa Kora, indirimbo kugeza na n'ubu itarasohorerwa amashusho. Byose kuri ino nkuru ni mu kanya. Mbere ko dukomeza, reka dushimire buri muntu wese udukurikira hano kuri Rwanda Nziza TV, tunibutsa umuntu waba uri mushya gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru mashya, amakuru tuba twagiye tubakurira mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mudusangize ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, maze tugumye tubane gatanu kuri gatanu. Mu kiganiro uyu The Ben yahaye inyarwanda.com, The Ben yavuze ko indirimbo Kora yakozwe ari indirimbo y'akazi kuruta uko yaba ari indirimbo ye nka The Ben, ariko anasobanura ko kuyishyira kuri chaine ye ari ibintu bisanzwe. The Ben kugeza ubu ari kubarizwa muri Tanzania, aho yagiye kurangiza imishinga afitanye na bamwe mu bahanzi bo muri icyo gihugu bateganya ko bazanagaragara kuri iyi alubumu ye nshya imaze igihe itegerejwe na benshi, cyane ko imyaka 3 ishize iyi alubumu iri guhwihwiswa. Imyaka 3 irashize uyu muhanzi adasohora indirimbo, gusa yagiye afasha abandi bahanzi batandukanye barimo Muchoma, Mabano na Hababu. Yakoze kandi indirimbo yitwa Kora, ubu akaba yahishuye ko burya itariye nyuma y'igihe abantu bibaza impamvu The Ben yayikoze, ariko bagategereza amashusho yayo bakayabura. The Ben mu magambo ye yagize ati, sasa indirimbo yitwa Kora ni indirimbo ya Tekno, ntabwo ari indirimbo yanjye. Ni indirimbo iri kuri projet ya Tekno, iriya ya Come On 16, nubwo iri kuri chaine yanjye ndibaza ni ibintu bisanzwe. Yari indirimbo naririmbye, ariko yari indirimbo y'akazi kurusha uko yaba indirimbo yanjye bwite. The Ben yakomeje avuga ko ari umushinga bazanye kugira ngo bamamaze Kora na Come On telefone yari igiye kwamamaza, ariko atari indirimbo ye. Yagize ati, iriya ni projet twazanye kugira ngo twamamaze hashtag ya Kora na Come On 15, noneho dukoramo indirimbo. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza abahanzi bose bari kuri iyi alubumu ya The Ben, gusa abarimo Sauti Sol, Ben Paul, Jam Jazz nta kabuza bashobora kugaragaraho, ndetse biravugwa kandi ko Diamond ashobora kugaragara kuri iyi album. Ibi bije nyuma y'uko Diamond na The Ben bahuriye muri Amerika, muri New York, bagatangira kwitana abavandimwe ndetse bakagirana ibihe byiza mu kabyiniro bari bahuriyemo, bakerekana ibyishimo bidasanzwe. Iyi album ya The Ben amaze igihe ategura itegerezanyijwe amatsiko menshi, cyane ko ari imwe muri album zitondewe zigahabwa umwanya munini kugira ngo zizanogere abazazumva nk'uyu muhanzi, nk'uko uyu muhanzi abyivugira. Turabashimiye cyane, mukore subscribe umuntu wawe uri mushya, maze mutsangize ibitekerezo byanyu hasi muri komenti. Tugumye tubane ku makuru mashya tuzajya tubagezaho, amakuru abagiye agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Ciao ciao.